Umwami Yuhi Musinga yashatse abagore 21 babyarana abana 43 bakomotse ku bagore 18 kuko abagera muri batatu ntibigeze babyarana umwana n'umwe. Ndagusuhuje wuteze Amateka TV amatwi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe ukanda inzogera kugira ngo n'ubutaha ujye ubonera inkuru z'amateka ku gihe. Niba ukunda ibyo dukora, kanda like, ukande share, unatwandikire utubwire andi mateka twazakomerezaho ubutaha. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga byagaragaye ko atereje imikoranire n'abakoloni b'Ababiligi ubwo birukanaga Abadage mu Rwanda. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose mu 1916 nk'uko amateka bitugaragariza, Umwami Yuhi wa gatanu Musinga ni mwene Kigeli Rwabugiri na Nyirayuhi Kanjogera, akaba umwami wa 26 mu ruhererekane rw'abami. Yatwaye u Rwanda kuva muri Mutarama mu 1896 kugeza ku wa 12 Ugushyingo mu 1931. Yaciye agahigo ko kuva ku ngoma adatanze kuko yayambuwe n'abakoloni b'Ababiligi bafatanyije na Musenyeri Léoclas wayoboraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Umwami Yuhi Musinga yashatse abagore 21 babyarana abana 43 bakomotse ku bagore 18 kuko abagera muri batatu ntibigeze babyarana n'umwe. Umwe mu bana be b'abakobwa yabyaranye na Kanyange witwaga Musheshi